Igitondo cyiza kuri mwese, tugiye gusoma igitabo cyo kuva igice cya 11 kigizwe n'imirongo 10. Mose aburira Farawo ibyo kwicwa kw'abana b'imfura. Uwiteka abwira Mose ati hasigaye icyago kimwe nzatera Farawo n'abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende, nabareka by'ukuri no kwirukana azabirukana. None bwira abantu, umugabo wese asaba umuturanyi we n'umugore we asaba umugore w'umuturanyi we basaba ibintu by'ifeza n'ibintu by'izahabu. Uwiteka ahubwo bwoko kugirira umugisha ku banyegiputa, na Mose ubwe yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa, mu maso y'abagaragu ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Mose aravuga ati, Uwiteka aravuze ati, nko mu gicuku nzanyura hagati mu Egiputa. Abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi, kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa. Hazaba umuborogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho, kandi ntazongera kuba nk'uwo. Ariko mu Bisirayeli nta n'umwe imbwa izamokera mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye uko Uwiteka yatandukanije abanyegiputa n'Abisirayeli. Kandi abagaragu bawe bose bazamanuka bansange, bamfukamire, bambwire bati, va mu gihugu ujyana abantu bose bagukurikiye. Ubwo nibwo nzagenda. Ava kuri Farawo arakaye cyane. Uwiteka abwira Mose ati, Farawo ntazabumvira kugira ngo ibitangazo byanjye bigwirire mu gihugu cya Egiputa. Nuko Mose na Aroni bakorera ibyo bitangaza byose imbere ya Farawo. Uwiteka anangira umutima wa Farawo, ntiyareka Abisirayeli ngo bagende, ngo bave mu gihugu cye. Iki cyari igice cya 11. Reka dushyire imbere gukiranuka. Turabakunda, mugire umunsi mwiza.